Yes, mbanje kubasuhuza cyane n'umuco mwinshi cyane nje imbere yanyu cyangwa se niteretse imbere ya kamera yanjye kugira ngo mbabwire ngo thank you so much cyangwa se mwarakoze kubw'ibi mwamfashije kugeraho. Ntitaye ku banciye intege ibihumbi ijana by'aba viewers cyangwa se ibihumbi ijana views ndabifite. Umulegend wa Ngororero, umwana w'Ingrossi, umwana wakubiswe cyane, umwana wavunitse cyane, umwana wahosorinze, umwana wihirinze kugira ngo abone agetinze platform iraninga well. What do you think about it? Maybe for you ni ibintu biri easy, but for me ni ibintu biri just ntabwo nzi uburyo ki nabivugamo, ariko ni ibintu byansabye gukora iyo bwabaga bro. Ni ibintu byansabye gukora iyo bwabaga cyane kugira ngo mbone ngetinze views ibihumbi ijana. Nkirengagije ko muri iki kibuga cyangwa se iyi mihanda turimo hari aba legend benshi cyane bamaze iminsi myinshi cyane but batabasha kubona views ibihumbi ijana. Umwana wo muri Ngororero ndazifite. Thank you kubw'urukundo rwanyu, actually ndabashimira cyane. Nshimira n'Imana, first of all nshimira Imana cyane, amajoro menshi cyane arayisaba ngo izamfashe kuba naba Viral Street cyangwa se namenywa nyine n'abantu tu man. Niba ari ibintu nakuze nkunda, kuba umuntu nyine ukoresha platform, ni ibintu nakuze numva nshaka, ni ibintu nakuze numva nkunda, but kubw'iminsi n'ibihe biranyangira. Ariko kubera guhasorenga cyane no gukora ikintu ushaka ukomeza gufokasinga urumva, just ntabwo ari ibintu byanyoroheye kugira ngo mbone ngetinze views ibihumbi ijana. Ibihumbi ijana ni ibintu bya danger bro kuri njyewe. Nushake wumve ko ari ibintu bitoya, it's okay, but for me man, kano kanya mfite ahantu nkubitiwe igipfunsi ngere gahita rimenekana hata ndikubita bro. It's been a long time nifuza kugira views, nifuje kugira views ibihumbi 10 bro kuri YouTube. Namaze imyaka nifuza kugira views ibihumbi 10 kuri YouTube, urumva, ibihumbi 10, but now I got 100k view. Kano kanya mfite ibihumbi ijana. Data so mana koko mwamfashije nagira umuntu numagura ko man ndishimye byadangije nyine kuri yale vuga utabasha kubyandastanding ibihumbi ijana man. Yeah bro, what the fuck, dang. But first of all reka nze mbashimire nkomeza gusaba cyane aba promoter. Kera hose mwari mwarankimye promotion, kuba promoter, kuba blogger, kuba nyamakuru, mwari mwarankimye promotion ngo nta kintu ndagira. Actually navuga kuri nta kintu ndagira. Yesu yaravuze ngo ufite iki duhereho. Right now mfite views ibihumbi ijana kuri YouTube. Ndabinginze, ndabasabye, show me your people please, and I need your help. Kuba blogger, kuba promoter, kuba nyamakuru, aba legend mu kibuga ibisimba bro, dore ibisimba byaje. Aba legend man kuki mudatanga promotion bro? Uba wumva nyine uvuze ku mwana muto ya Marokista byaba ari ibintu bibi cyane baguseka. Come on nigga. Ariko ndabyumva tanga support for free ni ibintu nyine bitakunze gupfa gukunda. Ariko mwe muri ibisimba bro, mwakoze kera, mufite ibyo dusaba, mufite ibyo dusaba bro, cyangwa se ibyo dusabwa. Mani ntabwo ikintu nagwa cyangwa se ibyo nakubwira byagufasha kuruta uko wansupportinga for free bro. Come on, nanjye nkeneye kuba Viral Street, nkeneye kuba legend like you, but you don't want, ntabwo bishaka. Come on nigga man, first of all reka nkubwire ngo mumfashe supporting nkuko mwabikoze kuri iyi video, kubera ko kugira
sorry, kugira views zingana gutya ntabwo ari ibintu nifashijemo. Habayeho ndashimira abajene bagiye bakoresha Facebook cyane, nagiye mbabona IG, TikTok, abampromotinze bose ndabashimira cyane. But ikintu nababwira none ni ikirenze igitangaje muri iyi video bro, iriya video yagize views 100,000 nuko abantu bose bayipromotinzwe, cyangwa se abantu bose bayipromotinze ari abantu bo hasi babandi nabo bashaka kuzamuka, urumva nyine atari abantu bakuru tu. Ariko abantu bakuru ntabwo mushaka gupromotinga umuhungu. Come on boy man, kugira ngo nkore video yuzuze views 100,000 nuko nakoze ikintu nyine abantu bakabona ko nshoboye bro. Nawe niba utararebera video, ni boro bita Pushpa, urumva Pushpa Rwanda ni movie twakoze remix cyangwa se cover yayo turaya-uploadinga, but right now afite views 100,000. Niba utaramenya icyo dushoboye, gera kuri YouTube channel, actually no kuri YouTube channel iriho iki kiganiro, iri kuri YouTube channel, gera kuri iyo YouTube channel uyirebe, and then uzuvuge ngo ntabwo mushoboye cyangwa se murashoboye. Man, just ntabwo nzi uko nabivuga, ariko abantu batwizereyemo nyine bakabona ko dushoboye gukora ibintu bya danger, baduhaye impuzamashyire yacu bro, baduhaye amajire, bavuga ati akira badge yawe y'akazi, ibi bintu urabishoboye. But ariko ikintu kimbabaza nyine nuko abantu babimbwira bose ari abantu bari underman, nyine abantu bari batoya mu kibuga bro. Aba legend ngeje kwisabira aba legend. Ubu wenda ka mentioning kuri Kiraman ubu tuvuga ko kuva waba utarabona video yanjye nega, wenda man narayike yijyana wanayikuraho bro. Usiko we man, come on bro. Aba legend, aba Kiraman, aba Ansari, ba Soroba, ba Irene, man, what the fuck is wrong with you? But reka nizere ko basi muri aba legend ndanabyubaha ndanabubaha bya danje, kubera ko byabasabye gukora cyane. Nanjye ibi byose hari igihe nzagera nyine kikaba kikabimba but nkomeje reka nze mbabwire ngo munsapotinge guys, munsapotinge cyangwa se mu makaboko kanyu ndagakeneye, urumva ku muntu wanyizeramo akama kaboko. I promise you ko ntazamutenguha, cause ibi bintu iyo mbikora ntabwo binsaba gukora iyo bwabaga bra. Ubundi ngewe niteretse imbere ya kamera, wenda kuvuga ikiganiro nk'iki byo bishobora kungora, but when I am to acting some films cyangwa se igihe ndi ku acting video ya filme bra, numva ndi proud yabyo. Maybe I'm not like cute, but my face nzi kuba proud yayo, urumva nzi kuba proud yayo, nkayifiringa and then nkanayikoresha, you know. Ibyo kubabwira ndakeka byari ibyo, ndashimira Imana cyane. Imana yamfashije koko, Imana yamfashije. Nari nzi ko umunsi nzafata views 100,000 nzahita njya kejeri, but still broke. I haven't any spending when I'm kejeri. Still home bro, still home. I'm in home Ngororero. In the name of Jesus, one day kazafatwa shami, one day kazafatwa shumi, one day ndakabaye munsi nagafashe shumi. Abaturage bose bazanyirinda, bajye bagendera hakurya y'umuhanda. See you, tusubire ku zindi video. Dufite filime nshyashya ya danje yitwa Widongota. Very soon twabatayemo trailer, very soon tubatayemo na episode ya mbere, kuko ni video ya danje. Nimuyikunda muzadusaba episode ya kabiri, muzabyandike muri comment, kubera ko turabikunda cyane, turabakunda, turabasabwa
ikindi kandi bajyane nasezeye kwibaraguza utugambere mayishumi mu myihangane nyine n'ukubera ko n'ubwa mbere niteretse imbere ya kamera ndumva mfite byinshi cyane byo kuvuga but right now ntabwo nabona umwanya ngo mbirangize ntabwo nabona umwanya wo kubirangiza kubera ko man ni byinshi ariko in the name of Jesus tuzabikora niba duha akaboko tuzabibabwira. Ciao, see you, I love you my people. Nkibutsa ko turi kumwe na Clean Shop, ni iduka ricuruza imyenda n'inkweto mu karere ka Ngororero ahazwi nko mu Gatega cyangwa se ahantu bakunda kwita mu Gatega bro. Bacuruza imyenda ya danje, inkweto, urumva kuba bibi uragenda bakakwambika boyfriend wawe agahita atera bro. Kuba jama ni hahantu wambarira icyangwe cyawe kikaza gisa neza ukazu bro uri proud yuko wambaye. But see you. Nimero telefone yawe ni 0790569395 and then bakagutama. See you. I love you my people. Ladies and gentlemen, stand fire boys. This is a Lucky Star Boss aka for life gangster forever. Yes sir. Iyi ni shop nshyashya yafunguriwe hano mu Gatega mu karere ka Ngororero bro. Ku bajene bataza hano cyango kiri guturuka muri iyi minsi. Icyango kiri guturuka hano muri Clean bro. Muri Clean shop bro. Ikora hano mu Gatega hafi na rompuwe muri metero 10 uzamuka ujya ku isoko. Uhageze ukababura nimero de telefone yabo ni 0790569335 and then ukiryohera nk'umujene bro. Hano mu Gatega wahagera nawe ugakuramo ibyangwe byawe and then tukagomeza twitwikira ariko